Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa Inzigo ntisaza, wanditswe na Muhorakeye Viviane, unononsorwa n'itorero Indamutsa. Baca umugani ngo umurengwe wica nk'inzara. Ese gukira bivuga kuba umugaragu w'ifaranga cyangwa se sabayore ku buryo nabo wabyaye barereshwa n'ayo mafaranga? Babyeyi mukurikiye ikinamico, kibura mugenzi wawe maze ibyo bibondo birerwe n'ababyibarutse kugira ngo icyo mubatezeho batazakiburira mu isiza. Ukurasekeje nawe nakuzi munsi ibyo rwose ariko segera mwe ndakumva sindi kugukoresha amakosa koko umba naretse nkaza kukureba igihe kitari cy'akazi. Reka twiganire ntitwaye duherukanye nawe akazi sundi kazashira ko nuwakisa akazi atakarangije wa mugani. Ikindi kandi iyo utakishe ko karakwica ibyabye njye rero sinkeneye gupfa ubuzima buracyandyoheye pe. Ewe ubwo nyine ntawe kuyobora hano njye rero umukoresha mfite hariya ntatuma mirana amacandwe yego kureba ngo akazi niko kambere. Na telefone twemerewe kwitaba ni iz'akazi gusa, ntawemerewe gusohoka amasaha yo gufata amafunguro ataragera. Mbese dufasha amaraso watwihera umukoresha nk'aya rwose yaba tudahagije. Yewe nanjye rero buriyo ngeze imbere y'abo nkoresha ndishaririza kugira ngo batajenjeka akazi kagapfa. Yego hano nta wamana ngo nisha akazi ariko mba nkeneye umusaruro ufatika. Cyakora dufasha abakiriya nabi rero baducikaho. Cyakora sosiyete yanjye gahombo kandi sinshaka ko Fabian ansuzugura ngo yinjiza menshi kundusha ngo niwe ngize. umugabo wawe mbona ari Imana y'u Rwanda. Ibyo banza atabitekereza rwose uramukekera ubusa. Gusa nanone iyo umugabo akora wenyine aragusuzugura da, sinatinya kubivuga. Ibyo wakora mu rugo byose ntiyabiha agaciro mu gihe umusaba umwenda ukamusaba agakarita ukamukenera itike mu gihe ushatse kugira iyo ujya. Si nk'ibyo se navugaga nyine. Ese we wamenye ibyabaye kuri Nyinamenani? Cyabaye kuri Nyinamenani? Reka ngo byamugendekeye bite se? Burya rero kuva yakwimuka sindamusura singipfa no kumuhamagara. Nawe nyine ukunda abahari nk'abanyamujyi bose. Aya jase uko bimeze ahubwo nyine ubuzima bwo mu mujyi ntawe urabuzi. Umuntu abaca agaca hirya ashakisha imibereho, rero iyo utakibona umuntu kenshi nyine usa n'umwibagiwe kandi atari uko umwanzi ahubwo wihugiyeho. Aha ntibyoroshye. None se nyine ngo Nyiramenani yabaye iki? Wa mugabo we twitaga Imana y'u Rwanda yagize aryadukana ingeso y'ubusambanyi nyabo. Reka ntibishoboka rwose ibyo bintu. Karonkano nzi se ibyo nawe yabikora? Ariko we uzi ko barwubikamo bari babarwa uburangeso? Oya uramubeshyera rwose. uretse se ndacyazi kubarira nyine. Nyiramenani nyine yananiwe kubyakira mera nk'ugwiriwe nijoro. Ubwo yatangira kujya yiyahuza inzoga maze agataha yasinze ndetse agira naho atangira gutera amahabara y'umugabo akabakubita. Ko nyagasani Nyiramenani arwana sha burya nta kifuheri takoresha umuntu. Baba data we Karonkano rero nawe byaramurenze nyine akajya ataha arwana. Mbese wahinduka akaduvayo gusa ndetse byaje kugira naho ataye urwo arigendera. Baba data we ndumva umuvandimwe yarahuye n'uruva gusenya pe. Gusa nawe yabyitwayemo nabi, nta mugore wasinze rwose. Agaho kari kundi karahandurika. Nta byagaho ntumucira urubanza rwose. Wenda we wari gukora nibirenze gusinda. Ahubwo uzaze tumusuri. Ahubwo se kujyayo ukwezi ko hapfuye umuntu akabona uko amushyira agasukari k'abana. Ugira ngo se amafaranga ntiyabuze? Muri iyi minsi ahubwo wagira ngo izo ngeso zose umugabo ziterwaga n'umurengwe. Amafaranga rwose arayafite ahagije, ahubwo akeneye umuntu umutega amatwi akumva agahinda ke akamuhumuriza. Tuzagiye tumuhumuriza abona ko atari wenyine. Yewe niba ari uko bimeze
reka tuzamusujeje ubundi mu mpera z'icyumweru. yego gahunda niyo rwose. niyo pe. ariko sha nibagiye kukubwira ko wagusutse neza pe. reka nawe ndangira wagusutse nanjye abari uzankoraho dore n'ubundi ibi birashaje. ariko ntugakabye. ubwo kuko ibyo bisuko byawe bibaye iki uvugishije ukuri uretse gushaka kwangiza amafaranga. aha oya reka bimara ukundi kwezi uzabone kubikuraho. maze ubwo umugira nibwo butuma mudakira. none ko amafaranga nyakorera si ubwo ntakemuye iby'ingenzi mu byo nkeneye nabamvunikira iki buri munsi. ngomba gusa neza hata abakozi banjye batazanyuzamo ijisho di. ikindi kandi ngomba kugira itandukaniro n'abariya abaturage b'abashomeri duturanye. yakabaharira. reba nk'uriya utuye imbere y'uwo witwa Mukarugwiro. ni umuturage mubi cyane. aba yambaye utwenda twacuyutse tudodesheje nabi, inkweto zo ku bwa nyogokuru, umusatsi bw'ubujwira atanasigamo utuvuta. mbese ntiwamenya ko yakandagiye no mu ishuri. ngewe rero ngomba kwifata nk'umuntu wize ukorera amafaranga ahagije. ndakwemeye rwose. ko nyine nagize ibyago ngahura n'umugabo w'umushoferi utazi kurya ubuzima. ntashobora kwemera ko tunatemberana ku mazi. twajya mu kabyiniro icyazi ni ukureba imipira ubundi agakurubana na bya bisi gusa. ntukansetse nyiramwiye. ubu koko ku myaka yawe uracyashaka kurya nk'abana? ntarirya. ubwo ntuzi ko ufite abana bari hafi gusoreka no kuba inkumi. warigira hano abo bakarirya. gusa wajya muri ibyo ukabona umwanya wo kubitaho no kubaganiriza. mbaganiriza se mbaganiriza ibiki? ibyo bakeneye byose mba nabibahaye. bafite ibitabo byo gusoma, imikino yo kubafasha kuruhura mu mutwe nyuma y'amasomo, ndetse n'amafilime ajyanye n'imyaka yabo. mva mu kazi naniwe sinajya mu nduru z'abana ngo mbivemo rwose. ndumva unaniye. yewe reka nkureke wakira abakiriya. nubwo bakomeje gukomanga bataza kurambirwa cyangwa bakinubira ko babahaye serivisi mbi. yewe reka nakira abantu, ubwo gahunda niyo. niyo nta kibazo. nizere ko ntazagombera kukwibutsa. ese nturasinzira? oya nari ngutegereje, hari icyo nifuza ko tuganiraho. icyo kintu kubanza gikomeye sheri. ntabwo gikomeye. ukuntu uba uvuye mu kazi unaniwe n'ibyo kurya mba mbona ubiryo usinzira. ngaho mbwira icyagutiye kwirengagiza uwo munaniro ugategereza ko ndangiza kureba filime y'isaha n'igice. reka nta kidasanzwe madamu. ni ibijyanye n'urugo rwacu. ariko si wowe ubona kumara uyu mwanya wose ureba filime ari byo? urandenganya, sinari namenye ko nkeneye rwose, mba naje kare. ariko si koko umuntu ungana nawe ugomba kwibutswa inshingano zawe. mu ruganiro naho duhurira n'abana, icy'ingenzi kitureba twembi tugomba kukiganira twiherereye. siko bimeze? ariko iteka uza kuryama njye nasinziriye, ukazinduka iyo rubika witegura ujya mu kazi, ubwo se urumva tuzabaho gutyo tukagera kuki? nyine wowe igihe ufite icyo ushaka kumbwira ujye umbwira nzi. wowe ntiwaza cyangwa utahe kare tukivuganira, kuko iyo ngeze imbere ya televiziyo rwose guhaguruka filime itarangiye ni ikizamini ntatsinda kenshi, nawe urabizi. izo filime se ziranduta? ntumvugire ibyo ntavuze mugenzi wanjye. ariko umuntu wese burya agira icyo akunda. nibyo. nawe iyo urimo kureba umupira urabizi ko nta kindi uba witayeho. ariko reka ibyo twari dukubitindaho, ahubwo mbwira icyo wanshakiraga ubundi turuhuke. mva reka nkubwire. n'ibi biri mu byo nashakaga kukubwira. ibyo nabyumvise kandi ndumva bizakemuka. ikindi ni ikizi? ikindi nacyo kijya gusa n'ibyo. mbona utakinyitaho rwose. ntukimenya imyambaro yanjye, sinzi ibyo uhugiyemo. aho urambeshyeye papa Kiri. Rurangwa narabimusobanuriye neza. azi ko imbere y'ibintu byose agomba kumesa imyenda yawe n'amasogisi, akuza inkweto, nyuma agatera ipasi. kandi rwose uriya musore mbona aciye akenge. akazi ashinzwe rwose agakora neza. sinumva rero impamvu uvuga ko ntakwitaho. ariko niko wa mugore we, uru rugo ni urwawe cyangwa ni urw'abakozi? utekereza ko ibintu byose abakozi bagomba kubigukorera rero? ariko ubu simaze iminsi nsanga ayo masogisi uvuga nta na rimwe gifite iryaryo. niko ndakubaza, umukozi se ni nawe uzamenya ko yatakaye cyangwa ko yashaje ngo ngurira ndetse? musubiza no. ibi nabyo rwose birandambiye pe. ndakenera amazi yo kwiyuhagira ngo nimba z'umukozi, nakene n'icyo kurya cyangwa icyo kunywa ngo nimba ze z'abakozi. hanyuma se wowe ukora iki nk'umugore mu rugo?
uravuze ngo nkora iki koko papa Kiri? ndakubashije nyine n'ukuntu mba navunitse ngira ngo urugo rwacu rutere imbere none uratinyutse urambaza ngo nkora iki? Vunika. Simbyuka ngenda nkaza ijoro. nibyo uzi ko buryo urinda shima koko. izo mvune zawe se zimaze iki ko utanakurikirana ibyo wowe wavunikiye nibura ngo umenye uko bikoreshwa? Papa Kiri, reka twubahane. Urabizi ko mvunika kukurusha ndetse ibiri mu rugo byose biva mu ntoki zanjye. icyo cyo nkandagiye Sinumva rero impamvu waramusakuriza ngo ntacyo nkora. ariko njye narongoye wowe sinarongoye umushahara wawe nyiramwiza. urabizi nabyo? Nanjye ndahari ariko ntaho nagiye. none ubwo hari se ko utari warabonye ko ndwahise mu mugongo? Nyine urabona ntiduherutse kujyana mu rwiyuhagiriro niyo mpamvu. Ubundi se wowe wabiguye n'iki kwirwahera? undi wabimbwiye ninde se? nabiguye na Karera. ejo bundi ngiye gukoresha massage. Nuko reba uko wayivuza rero utazayinyanduza. uraje reka. ubwo uraje umakato ngo ntazakwanduza. Utazanyanduza rwose. ubu se njye ndiyanze di. Ariko uzi kugendana ibibara mu maso ukuntu bitera isoni. Ahubwo umva ufate yawe base ufate n'ishuka yawe wenyine. icyakora uri umwirasi wa mugore. Ubwirasi. ko mbona unena gutyo se ndi umugabo wawe. ubwo usanze umuntu yarembeye ku nzira wamutabara cyangwa wakwikomereza? Simbizi papa Kiri, byaterwa nuko ameze. Ubwo sabaye ari nk'abandi batamesa ntibanakarabe. Baba bambaye imyenda yuzuye inda n'imbaraga sa. Ntiwamwikoze. Nawe ari wowe rwose bene uwo ntiyamwiteza ntumbeshye. cyakora urashoboye mada. urashoboye rwose. gusa ushatse wacisha make kuko amafaranga ni amashyitsi. none watunga menshi ejo akayoyo kugasigara nta n'urupfumuye. icyo kimenye. niko se Mukarugwe? Karame. niko ye ko mbonye ikiraka kintunguye kandi nkaba numva ntari bukireke. urihangana ujye kureba uko byifashe mu mirima cyangwa urabisubika tuzajyane nabonye akanya? Uyu sinakomeza gutegereza iminsi irimo kugenda. ubaha igihe cy'ibagara kiraje. cyaje byo da. wowe ugenda ushakisha y'abahinzi reka nanjye ngereyo ndebe uko byifashe. vugishe n'uriya mugabo twatumye kudushakira ifumbire. nuko mugore mwiza. nenge washatse neza abandi barabeshya. nuko mabukwe na data bukwe batakiriho ariko zabashakira agashimwe rwose kuko babyaye bakarera neza. kuko inkwano natanze rwose mbona idahagije ku mugore w'umunyabwenge nkawe rwose. oya. ariko nawe rwose ntukajye umvuga ibigwi ntafite. urabifite ariko. icyo mba nakoze kitari mu nshingano zanjye se n'iki ku buryo wanshimagiza bigezaho? sigaho kwigeza nkana Mukarugwe. ubu se nta bagore ubona ibyingo zawe biba bitabareba habe namba? utagiye kure. reba nk'uyu muturanyi wacu aba yibereye mu kazi gusa. ibibera mu rugo iwe mpamya neza ko batanabizi kuko bimenye burya yagira izindi ngamba afata. ese burya nawe urabibona? niko uretse nanjye n'abandi baturanyi bose barabizi ko Fabiane na Nyiramwiza bose ari abagabo mu rugo. ikimbabaza nyine nuko habuze n'umwe waba intwari ngo yegere Nyiramwiza amugire inama arebe ko yahindura imyitwarire akaba umugore muzima. ariko nawe wirengagije ubugare bwa Nyiramwiza. ninde se wamwisukira yarabonye uburyo ubushize yandagaje umuyobozi w'umudugudu amubajije impamvu we hataba akarima k'igikoni? ibyo se byabaye ryari noneho ko ntabimenye? ubanza kuko byarabaye utarimo. reka da. hari ubwo umuyobozi yari arimo kugenda asura ingo nyine nuko ahura na Nyiramwiza mu mahuriro y'inzira. amubwiye ko yifuza kumusura. reka undi amusubizanya agasuzuguro kenshi ngo namubwire icyo yamushakiraga ngo afite gahunda nyinshi ngo ntiyasubira inyuma ngo ubutaha kandi ngo ajye aza yamuteguje n'ibindi byinshi. umuyobozi rero ngo bamubwiye ko agomba kugira akarima k'igikoni mu rwego rwo kwimakaza imirire myiza. undi baramuzamukanye ngo ntimukamenyere ngo ntimukambwirize iby'imirire myiza ngo ntawe iwanjye n'umwe wigize arwara bwaki. ngo izo mboga bavuga rwose ntiyagize abura amafaranga yo kuzigura ngo nta n'uzirya kumurusha. ngo ubwo aba yabuze icyo amara ngo akirirwa abunga mu ngo z'abantu ababwira ubusa. yego Nyagasane. ubwo se yaratinyutse abwira umuyobozi atyo? yarabimubwiye rwose. uyu mugore ko numva ashaka kwigira intakoreka se. nuko ari Mukamana ucisha makeya iyo yigira ryose kuri Marcel ngo arebe ko bitamugeza kure. twese twarumiwe tugerageza kumukosora ndetse dusaba na Mukamana ko yazamusabira ibihano mu nteko rusange y'abaturage. ariko arabyanga aravuga ngo tumureke isi zamwihanira. nakomera n'ukuri.
harenze ko nzakubwira ukamwegera ukamuganiriza none rwose nuko ateye nuko rwose dore ejo bundi natambutse nyine hariya ku kabari nsanga abasinzi baramutaramanya ngo ni bwenge buke ngo ibye ntawe utabiryaho ngo ntacyo yitaho rwose numvishe mbabaye pe ngo hamuhingiye cyokora ngo nta wundi wahingira ngo uhinga imibyizi 5 ukamwishyuza 7 ngo utera 10 ukamubwira ko wateye 15 mbese ngo uko ayakorera ngo ni nako ayapfusha ubusa baramumenye ariko rero njyewe uburangare bwe ntacyo bumbwiye ariko nanone ntabwo namuganiriza pe kereka ngawe nyine umutinyutse kuko uri umugore mugenzi we wenda naho umugabo se reka yewe uriya sinamwikorereza da ntabwo agiye kunyandagaza mureke wa mugani njye menye iby'iwanjye menye ibyawe wa mugore ahubwo wenda wazashaka uburyo uganiriza umugabo we nawe agahana umugore we umva mbese uramutinya ukanshora reka singiye kwiteranyiriza ubusa Fabiana atazagira ngo mwangira umugore cyangwa ndashaka kumusenyera reka nkubwire Mukarugwe reka tujye tumenya iby'ingo zacu bariya nabo bamenye ibyabo cyokora umunsi batwegereye bakatubwira ibyabo bakadusaba inama tuzazibagira bitabaye ibyo nzajya amenya iby'iwanjye ashwe ntawe ngiye kwiteranya nawe waramutse madamu aramutse papa Clean ko wakangutse Kalise noneho nawe urajya ku muganda reka njye iby'imiganda n'amanama buriya mbona ntabyiviramo cyokora ujye ubijyamo mbona ushirika ubuti igihe nawe utabonetse cyangwa ukumva nta mbaraga zo kujyayo ujye uha bya 5 by'insimbura mu byizi basaba ariko ni kwa mugore we iyo uvuga amafaranga n'uburyo yangiza siko wagira ngo ntaba yakuvuna ubwo urumva buri kwezi wajya utanga ibyo 5 by'umuganda ukazabivamo ariko amafaranga abereyeho kudutunga papa Clean niba umuntu aba amaze iminsi agenda ataruhuka ubwo urumva utanze 5 ukaryama ukaruhuka waba uhombye koko wa mugore we njye hari ibyo uvuga cyangwa ukora nkibaza niba ari wowe cyangwa ari undi bikanyobera rwose none se urirwa hano ahubwo oya hari umuntu twaranye gahunda ugomba kunsuka kandi hano ntahazi ubwo rero jya uza hatuye ndamusangayo ariko akanakumira rwose ndiko igihe cyose utagiye ku kazi kuba ufite izindi gahunda wumva uzita ku rugo rwawe ryari ko kwanga uheruka kwicara n'abana bawe ryari imyigire yabo uzi uko ihagaze ariko urugo rwanjye nta kibazo rufite papa Clean ibikenewe byose abakozi baba babimbwiye nkabaha amafaranga bakabigura yewe n'aya masogisi wavuga gukeneye narayaguze ubu ndakeka nta kibazo gihura nacyo naho iby'imyigire y'abantu uvuga rero siko nta kibazo bafite kuko babaye bagifite rega babimbwira bafite ibitabo byo kubafasha rwose ibitabo ariko ntibihagije icyo cyo kimenya umuntu aba agomba kugera aho biga bakamenya uko bitwara mu ishuri ibibazo bahura nabyo nta mwanya wo kugera ku mashuri yabo rwose nabona ariko nibwira ko habaye hari ikibazo abarimu babo batabura uko babitumenyesha bafite ikayi y'itumanaho bafite nimero zanjye za telefoni ubu se babuzwa n'iki umva mbese ubu se ejo bundi se nagombye gusiga mparitse muri gare nkigirayo mwarimu waba mpamagaye ntiyambwiye ko guhamagara ntumwitabe niko ndacyakubaza iyo kayi y'itumanaho uvuga se hari umunsi batayandikamo uyirebamo wayirebamo ryari se kuba wibereye muri za filime mama ni ikibazo cy'isi ubundi ubwo bagombye kuguhururiza ariwe ikibazo cye tega amatwi nkubwire abana ntibakurikira neza mu ishuri icyo ni kimwe ntibakora imikoro yo mu rugo urumva bajya ku ishuri bambaye imyenda itameshe ngo iki hari n'ubwo baba batakarabye imisatsi yarabereyeho inzara zarashokonkoye zuzuyemo n'imyanda ubundi baba basinzira mu ishuri babaza bakavuga ko bashonje ntibishoboka uriya mukobwa yabashinzwe iki muri uru rugo buri wese araza kunsobanurira icyo yirirwa akora araza kubisobanurira neza ahubwo se wowe ukora iki ibyo ni byo dore mpora nkubwira nzagezaho kukubwira ko urugo atari urw'abakozi urabura gukurikirana uburere bw'abana bawe ngo umukozi ajye bimenya umukozi se azanabafasha gusubira mu byo biga no gukora imikoro sinari nanze gukoresha iriya njiji y'umukobwa se ugahatiriza ngo ubona akwiye kugirirwa impuhwe ubwo rero ni ukubashakira umwarimu wo kubakurikirana hano mu rugo urumva umwanya wo kubigisha rwose njye ntawo nabona singiye kukubeshya ntawo nabona akabi gasekwa nk'akeza koko ariko nkubaze amafaranga akusha umunsi yashize uzagira ute
ibintu byose ni ugushaka ababikora ukabishyura amafaranga niyo ushyize imbere gusa rwose aha nzaba ndura ibyawe niba hari amagi ahari cyakora genda nkorere umureti nirire nigire ku muganda reka nze mbwira ruranga ukore vuba vuba ariko urasubiriye ariko nzafatwa nk'umugabo ryari ngo nitabweho n'umugore nashatse ndakubaza ibintu byose nzajya mbikorerwa n'abakozi ariko ye ngewe rwose nayo urwego nzagufatamo ariko ntugace igikuba nawe igiye kuba ubwo urumva umukozi kuba yagutekera ari ibintu bikomeye cyane uhari si cyo yemberwa se sha Nyiramwe karame ngeze hano ariko sintinda naje kukureba ku kazi hari akabazo nagira ngo umfashe nuko nsanga utakoze ntabwo nakoze ndavuga ndi buze kukureba mvuye ku kazi ahubwo Imana ishimwe ndabona utarembye cyane gusa ukuntu wa munyamabanga wawe yari yanteye ubwoba yewe ndabona ndi gutora agategeda uretse ko nari meze nabi cyane kuwa gatanu natashye numva ntameze neza kuwa gatandatu nzindukira kwa muganga birumvikana ariko ngezeyo ndakomerezwa ku buryo bashatse ko ninjira ibitaro ariko ndabyanga niko kumpa imiti rero ariko nageze aha nta nkuru mpitira mu buriri uyu munsi nibwo nageze hanze yewe ihangane rwose icyakora kuko ndabona warananutse ubanza ari malariya urwaye ariko rero kuva nakumenya n'ubwa mbere mbonye urwara ukaryama sinzi uburyo indwara yaguhangaye pe yewe nanjye byanyobeye umenya ntangiye gusaza pe none se ngo akabazo washaka kumufasha kameze gate bose koko umuntu arwaye niwe ukwiye kumfasha cyangwa nijya ukwiye kugusura mbwira yewe ntabwo nyirembye cyane humura ahubwo umusibe ejo nzasubira ku kazi ariko ntugakabye gukunda akazi Nyiramwe ubu kuko wajya ku kazi umeze uko nkureba uko kagashobora ubu se wakora iki wayabanza unywa imiti ukire neza rwose icyumweru kimwe si cyo kizatuma uhomba kukabya kutizera abakozi bawe uwo muramba niyumva ejo imiti nzarara nyimaze niba ujya nsindagire ndebe uko abakozi bitwaye mu kazi ubu ndabizi ubwo amaze iminsi ndahari bararageje bose birirwa kuri telefoni cyangwa bakirirwa mu tugambo mbwira se nyine ako kabazo washakaga kumbwira yewe nta dufaranga nari nkeneye gusa ndumva naba nkoretse ngashaka ahandi njya gupfunda imitwe reka nta kibazo ndatuguha rwose uri nk'umuvandimwe wanjye iki urakoze cyane ni ukuri Nyiramwe numvaga mpangayitse rwose unibaza kuko ndi bubigenze byanyobeye urakoze pe gusa yanguzanye wambwiraga wasabye ntabwo urayibona hashwida hagiye hazamo utubazo nyine kugeza n'uyu munsi hari ibitarakemuka neza icyakora aho bigeze mfite icyizere ko ukwezi gutaha bishobora kuzaba byakunze ariko de nibagiwe kukubwira ikizi ko buri gihe iyo ngeze aha ngaha mbona abakozi bawe bahuje urugwiro cyane ntibazakora amafuti mu rugo rwawe ukuntu baba baganira baseka ubona bafite utubanga twinshi baziranyeho utarebye neza wazashiduka uriya mukobwa yabyariye mu rugo rwawe da buriya rero igihe sinshobora gutinyuka gukoresha umukozi w'umuhungu n'umukobwa kuko iyo bamaze kumenyerana biba bibi cyane ni bakuru nibananirwa kwimenya ni akazi kabo ikimpuza nabo ni akazi mu gihe bakoze ibyo bashinzwe ibyakurikiraho ni ibibareba uzahura n'ikibazo nk'abo barani Chris cyangwa Dina nabyaye ariko ntugakabye kwigira umupfapfa Nyiramwe ubu urakeka se ko iyo abakozi bitwaye nabi abana bawe ntibashobora kubafatiraho urugero rubi ugasanga nabo barararutse oya abana banjye ndabizeye ikindi kandi nta mwanya wo kwitegereza amabi y'abo bakozi mba nabazanira udukino na filime byo kubarangaza nyamara ushatse wajya ukurikirana uko abakozi bitwara iyo udahari njye nsigaye mbona ibyo bigenda nta maguru ikindi kandi ntukajya ufata abakozi nk'abantu bo hanze cyane byazabatera umutima mubi bikabatera kuguhemukira mva mukamuri ubwo bugoryi bwo kubembereza abakozi ntabwo ngira
iyo mbonye umukozi ankorera akazi neza ndamwizera ndetse nkamwegurira iby'urugo rwanjye hafi ya byose cyane ko nanjye mba mugiye mu bya sosiyete yanjye. Ariko kandi iyo mbonye utangiye kuzana imikino mu nshingano nagushinze ndagusezerera ukajya gukinira mu kindi kibuga. Ngaho nyumvira kandi njye ntabwo nakwihambira ku mwana ntabyaye rwose. Icyakora ndaza kubikurikirana. bikurikirane Ninsanga koko abakozi batangiye gukundanira mu rugo rwanjye nzabereka umuryango hakiri kare batazanyigishiriza abana ingeso mbi. Ubwo bamaze nyine guhaga dore ko mba nabahaye rugari bakirirwa bimenamo imireti n'amafiriti. nyamara guhinduranya abakozi buri gihe nabyo si byiza nyiramwe. Icyo kimenye akuzi kuba umaze kumenyerana n'umuntu akagenda hakaza undi ugatangira kumwigisha bundi bushya apfa byinshi. Akazi kabyo. Amakosa amwe namwe urayirengagiza kugira ngo murambane urumva. N'abaturanyi rega babona utamarana umukozi kabiri bagira ngo niwe udashobotse. Reka nta mpamvu yo kwizirika henshi ngo nkunde mvugwe neza na rubanda rwose. Nyamara ntega amatwi. Aba nabo bahirwe nzasange batangiye guhimbarirwa iwanjye nzabasezerana nta nteguza nta n'imperekeza. Rwose rabe ibyaha ntibibe amaraso. enda sha enda tuzanira izindi nzoga ye. ariko se Fabia ndakumva nikoye ko ntajyaga mbona unywa inzoga nyinshi gutya. uyu munsi wabaye iki rwose muvandimwe wanjye? Ndeka shaba yafu reka ninywere wenda amasaha araba agenda ngera iwanjye bwije mpita nihina mu buriri. hanyuma zose zitinya gutaha iwawe hakibona. none se ikibazo ni ikiye ngo numve ko twakibonera umuti Fabia? iby'iwanjye ni birebire ntiwabyiviramo. reka taha ahubwo ntera akanyabugabo twinywera ubundi dutahe naho ubundi ibindi tubyore. Fabia we kwihata inzoga reka ninywere. mbwira rwose ikintu cyaguteye agahinda kuko nsanzwe meze nk'umuntu utuje kandi ugira umutima ukomeye. umva rero rwose bayafu uri nk'umuvandimwe ntacyo naguhisha. iby'urugo rwanjye bimaze kundenga pe. nako urwo rurananiye neza neza. cyagenze bite se kandi? ko nabonaga urugo rwanjye rukomeye twese twari tuzi ko ari urugo rw'icyitegererezo rubasha kwihaza mu bikenerwa bya buri munsi rutarangwamo umwiryane. ariko Fabia none wabaye iki gituma uvuga ko rukunaniye koko? bayavu ni birebire kandi ni byinshi. ngo iki? gusa ikibazo mfite gikomeye ni umugore nishakiye. sinkubeshye nyiramwiza ntashobotse pe. ntashobotse rwose. ngo twari tumuzi nk'umugore w'umunyabwenge kandi w'umukozera. nuko umureba agenda abyihoreresha. Fabia niko tuvuga ngo ntashobotse koko. uramenye utaba uri kugendera ku mabwire mugenzi wanjye Fabia. umva reka ibyo nkubwira n'ibyo nibonera n'amaso yanjye. reka taha ntawangiye mu matwi kandi ngewe Fabia nturanze uko nteye dore ko burya ntanakunda kuboneka muri izi nce. biza abashoferi ba bisi igihe dutahira ubizi bayavuga. ndabizi. nawe se umugore udashobora kumenya ibibera mu rugo rwe ntamenye uburere bw'abana be akaba yicaye azi ngo akorera amafaranga gusa. wumva ari mugore ki koko? urimo urabyumva? ndabyumva. umuntu ukorera akayabo k'amafaranga ariko nta terambere urugo rugeraho nuko yaya gusa. urumva kugura imyambaro ihenze no gukoresha imisatsi gusa nta kintu. ubwo se koko turerekeza barura umbwiza ukuri koko? ayo mpamvu nkubwira ngo ureke ninywera inzoga n'ubundi ntacyo ndicyo ubwoba rwose. kandi iyo ngize icyo mvuga ambwira ko yinjiza menshi kundusha ko ntacyo ngomba kuvuga. gusa urumva hari ijambo nkegera koko. mba ntarakuwe. yewe ndumva byaba ari ikibazo gikomeye. niba ibyo uvuze ariko bimeze ni ikibazo gikomeye. reka nkubwire ngewe Fabien Ndanzi ibyo nkubwiye niko bimeze rwose simubeshyera. nyiramwiza yigize intabwirwa ako yigize umugabo mu rugo njye ntacyo ndicyo. amaye nka rero none se nta nshuti cyangwa umubyeyi ukuze wo mu muryango wabwira ko agufasha wenda ko byahinduka? inshuti zose agira se ko mbona ziteye nka we ahubwo ari abari baterereye ubu
twaraba kubona gusa bagenda nta kindi. Cyakora hari mukuru uba mu cyari wabo ngiye kuzamutumaho ndebe ko wenda yamwumvira. uzamuhamagare rwose wamubwira uko ikibazo kimeze wenda yamuhana. icyo ntekereza yewe. ariko rero reka tugire dutahe rwose ntugire irindi cupa usaba. warese tukwinywera ariko. oya yawe reka ninywera urufunga ndushye n'ubundi ntacyo njya kureba iwanjye kintu utera byeri ahubwo wa mugari wawe kashizemo ahubwo buretse mubwire ahubwo buriya njyewe nari mfite igitekerezo kandi binyuranye iminsi rwose nifuzaga no kukikugezaho. oya kimbwira rwose ngo uteze amatwi nyewe nta kibazo. niko Fabia ndakumva. ufite inzu zirimo ubusa mu gikari. inzu waretse tugafatanya umushinga wo korora inkoko. niko bayavuga. wabikoreye inyigo se wumva hano byakunda? mfata twakuramo inyungu zifatika cyane rwose. byitondere nyine uko nari nabibaze icyumba kimwe twagishyiramo inkokokazi zikajya zitera amagi tukayagurisha. icyo ndacyumva. ikindi noneho tukagishyiramo amasake tukajya tuyagemurira amahoteli n'utubari bakayukiriza abakiriya babo. ndumva ari igitekerezo cyiza rwose. ariko ntibyadusaba igishoro gihanitse kuko bayavuga. oya ntabwo bikanganye. nyine numvaga twatangira nko ku mishwi nka magana ngahe. imishwi nayo yaduhagarara ibihumbi nyine nka magana gutyo. hanyuma rero imiti ibyo kuzigaburira n'ibikoresho byo kuzigaburiraho nabyo ntabwo byarenza magana ngahe. mbese urumva byose ntabwo nibuka imibare neza. byose hamwe n'utundi nyine twakenerwa ku ruhande twakenerwa ntibyarenze ibihumbi nka magana inani. magana ane nawe ukazana andi nk'ayo ngayo. urabimbwiye ndabyumva. ntacyo ubwo nzavugisha nyiramwiza ntanyemerera nzakubwira. hakoze wowe uko bimeze. niko Fabia imishinga yose ni ngombwa ngo uyibwire umugore wawe abanza kwemerera. hari nawe ufite ijambo rirerire wowe ukabyarawe. none urumva ayo mafaranga ko ntahita nyabonera rimwe. ntuzi umushahara w'abashoferi se naganiriza madamu wanjye nyine yabyemera akanshakira igishoro. erega umushahara ntiwawugaya biterwa n'uko nawe uwugaba. ndumva utorohewe nawe. rura kutangaye we kunde wambaye neza usohokeye yego mana yanjye kuzi ko wakubona usoza atakuze yagira ngo ni wowe nyir'urugo. yego ko have se nawe wikabye urabona mberewe cyane se koko. ni ukuri pe ye baba we none se we iyo wayiguze ryari kumbona ari ubwa mbere nyibonye. iyi nayihashye ubwo mperuka mu isoko we. erega nanjye gusirimuka byambera ndetse bitabuhemu bwa mabuja nanjye mba nicara mu biro cyangwa se ngenda nicaye nk'abandi bose. aha nyirwa nuko uri muvandi bijya bikunyura rwose. nta kundi ibyo ni ibyahise ubu ntacyo wabihinduraho. niba ujya unabirota izo ntuteze kuzazikabya. hanyuma rura karame werekeje hewe? ubu ngiye kuri banki kubitsa nk'abandi bakozi bose ngese ugira ngo gukina bitewe no kubura ubwenge sha nuko ntagize amahirwe yo kuvukira mu bakire bigererayo. icyo mukundira rwose ntujya wigavu. none se we ubu ntiwatinze? none se nari kuva hano ntacyo nkoze we sinshaka ko mabuja azangaya di nabanje gushyira iby'ingenzi ku murongo ahubwo nyine ibyo kurya uyu munsi niwe bireba kandi ufashe rwose abana ntibaze gusanga bitaratungana. sinzi igihe ndi bugarukire ariko nizeye ko aho ntaruhambera sibyo. ibyo nta kibazo rwose ariko rero hari udukoresho nkeneye niba bitakwicira imibare wampa nka 5 aho ngaho. ayo mfite se ko nayatumyeho karangwa ngo aze kuyareba ko nshaka ko hari imbaho azanshakira mu isoko ntiwakwihangana nkazakurebera ninsubira ku isoko n'ubundi ukwezi kugiye kurangira. ni ukuri singiye kukubeshya birihutirwa. reba uko ngenza rwose. ntajya akira ubwo ndashaka ubundi mbigenza.
urakoze cyane muvandi. Reka nyaruke ngire igihe ngarukira na cya gisumizi cya mabuja gisanze ntarakizanira agafu sinagikira dore ko iyo kiraye kitakabonye kidasinzira. Rura ntumbwire ko ari wowe uhora umwana w'abandi urumogi. Ibyo ntubimbwire. Najyaga numva ari umunukaho nkabona yitwara ukuntu kudasanzwe none byose ni wowe ubiri inyuma. Ni koko ko Rura ubwo umva utariguye mu kirira mwana koko uzamo hane n'ikinyabupfura gike aba afite iyo yarunyweye. Ntubona ko agiye kuzamugaza mushiki we koko? Ndarengana ariko ngiye mwene Kayiranga umwana yaje ansaba ubufasha nanjye rero sinari kumwunga kandi byanyifuzaho mbishoboye. Cyane ko n'ubundi nifuza ko nawe yakwangirika ntazagira icyo yigezaho. Yego mwana rero. Wenda nyina yazamenya ko natwe twari abana nk'abandi kandi ko na nyina wundi abyara umuhungu urumva. Aha ariko rero nubwo ntazi neza inzigo ufitiye mabuja nkeka ko itoroshye pe kugeza nubwo ushaka umwangiriza umwana. Uretse nzagutekereza nitonze gusa nyine Chris nicyo cyambo kizangeza kukwihorera nshaka. Yego baba rero. Ahubwo nawe itegura umfashe wenda nawe uzace kuri kiriya kizungereza icyabo ngo ni Dina sibyo? Ubu se jyewe nabigenza gute? Tuzabiganaho neza dufite akanya gahagije. Ubu ndihuta aho reka ngende nawe agira ucane burakeye. Ku kibuga babasuzumye bo kubabona y'intwaro bazifite. Ese ni wowe Mukarugwi? Ni njyewe. Udutekereje ute noneho ra? Yewe nari maze igihe ntagera hano byo ntubeshye. Ariko nuko mbazi ko muba mudahari. Andi makuru se ni meza. Bakuzanira agafanta se cyangwa urinywera icyayi? Niba nyihera icyayi ndumva hanakonje. Dina ngwino hano nkubwire. Ariko sintinda ni akantu gato nagira ngo tuvuganeho. Mbwira ngo uteze yombi. Ni ibintu maze iminsi mbona hano mu rugo rwawe kandi nkeka ko wowe utayimenya kuko utahaboneka kenshi. None naratekereje nsanga ntakomeza kubyicarana. Niyo mpamvu narinje kubikubwira ngo urebe uko wagira icyo ubikoraho bitaragera kure. Gusa nyine ntuze kunyumva nabi. Nta kibi ngendereye. Nuko gusa ntifuza ko ikibi cyakugeraho nk'umuturanyi wanjye. Ese mbwira nyine reka guca hirya no hino. Dina zanira umushyitsi icyayi. Mbona iby'urugo rwawe byose usa n'uwabyeguriye abakozi kandi nyamara ntumenye uko babigenza iyo baba bari hano bonyine. Uburere bw'abana bawe ntubukurikirana kandi ubona bageze mu myaka igoye. Utababaye hafi rero wasanga bafashe inzira igana habi bikazagorana kubagarura mu murongo. Ufite imirima myiza ariko mbona umusaruro ubona atari wo wakabaye ukuramo kuko utayikurikirana. Iterambere rifite hafi garukira ngo Mukarugwi garukiraho. Nari ngize ngo hari n'ikizima kikugenza none ni ubugambo. Ariko mwagiye mureba ibibareba. Iby'urugo rwanjye biguhangayikisha uri mama uri mabukwe. Niba nta cyo ufite cyo kumbwira jya wigumira iwawe rwose sinabuza abasura. Nakuhaguruka umvira aha nta yandi mateshwa nkeneye kumva nta soni. Nyamara sinkubwiye nabi mugenzi wanjye ni inama nakugira. Gumana inama zawe ntazo nkeneye wa munyeshyari we. Urambwira igiterambere ry'urugo rwanjye se kuko ndushiki. Genda neza kugusaba ntuzampe urumva ndabikubwiye kandi. Nyamara iyo ntega amatwi nkarangiza ibyo nakubwiraga byari kukugirira akamaro. Mumaro ki? Ariko ubabuze icyo ukora niba warangije imirimo iyo ujya mu biro ukaryamaho kuza kunyangiriza akanya. Ubwo urumva ibigambo byose urimo guburagura ahangaha nta soni. Reka nigendere ubwo udashaka kunyumva nta kibi nyamara nkwifuriza ibizakubaho uzabaga bifasha. Genda ubwo bugambo bwawe. Urumva iterabwoba ufite ibiki se bizambaho? Nibibaho ntuzantabare. Kumbona uburyo uri kwitwara budasanzwe habaye ikidina. Niwe wibwirije koza aya masahani cyangwa ni mama wawe wabigutegetse? Eka ninjye wabyitekereje da. Mama se cyangwa ari n'uri hano? Yagiye kare. Sinari mbizi. None se we byagenze bite ko utari gusubiramo amasomo cyangwa ngo urebe televiziyo? Nabonye Chris ajyanye na mama numvira umuntu ari buke hano mu nzu mpitamo kuza ngo tube tugumanye nuko nawe nasanze wigendeye. Ewe sinari ndi kure ariko niba mukobwa wa hano imbere yarampamagaye ngo mufashe gukamura uburingiti. Egera hino rero dufatanye hari n'akantu ashaka kukubwira. Iyo kuko ngo nagacyubwo ko ndiba bigutunguye se cyane. Erega usinyura umwana abaye inkumi. Nibyo ahubwo ubu ndajya ngufasha imirimo tunaganire
wigiyeho byinshi nabonye unasobanutse ngo utingize nte ntugashinyagure sha nsobanuka ntese ntarabashije kwiga uzi ubwenge rero ahubwo nshaka kunyigisha n'indi mirimo nyine nko guteka kumesa gutera ipasi rekeraho mabuja rero agasanga wunamye mu ibasi umese ugira ngo namukira yambwiye ko imirimo yanjye ari ngomba kuyikora ntagomba kumuvunishiriza abana uranyumva ahubwo agira usubire mu nzu hatagira no gusanga ahangaha akazabimubwira singiye kubura akazi kanjye di aha ibyama nawe wabyishinga ubu se nakomeza kwicara gusa niba ubyanze ubwo nzibwira tontora ngo ari ubinyigiye gusa nubwo unyirukanye nashakaga no kugushimira nyine waramfashije ni ukuri warakoze kuko ahubwo mama niyo njya kumuha amafaranga yo kugura imyenda nawe nzakugura agakanzu ko kugushimira nakoze iki se kandi njye ngufasha ntabwo nsobanukiwe yego nyine waramfashije ubushize se bimwe wambwiye sinarikurikije none nkaba narakize kagera inkuru rero mbwira byagenze bite se nyine nabigenje kumwe wambwiye hari akana k'agashuti kanjye twiga ku kigo kimwe ariko ko kiga mu wa 3 niko dukunda kuganira nyine none ubu sinyiribwa mu nda yewe nabyaye n'ibyongeye kugaruka ahubwo sha warakoze kundangira umuti yewe we ahubwo se Dina hanyuma se urumva nta cyahindutse mu mubiri wawe Dina ubu se umaze igihe kingana icyo utabona nyine nako wumva umeze ute nyine hari igihe mba numva mfite isereri cyangwa ibitotsi bya hato na hato isereri ariko nibiba bikabije ubu se ndukomanga kandi reka ndewe wasanga ari mwarimu ndumva nifite n'ubute nashaka kwiga reka ngende nigwanditse mubwiye ko narwaye nabasha kwiga uyu mwana w'abandi ntiyasabye koko ko numva yivugisha ngo isereri ngo ibitotsi mana yanjye we reka ngire nanjye mite nshaka ukumva hano mabuja azirwarize ngewe ntahari wenda nawe yabona salamu musa ndakwishimiye cyane Chris mani wenda kwemerera urumuntu w'umugabo cyane ahubwo se mani nta mabure ko nashiriwe simera ko ku gasantere ariko no mashobora kuba mfite udupfunyika nka tubiri gusa ariko turahenze two kuko ni karite ya mbere aca wana kuri umutima amafaranga ni ikibuza hano kwa Fabienne se mani nirimba n'umucumu yatubutse nibyo se iyi note se sura y'iryo ukangira mwiza nega ntarebe reka nze nkurebere mani ntureba se urakoze cyane musaza wallahi nari natakaye byadanje ikintu giye kudutsimba se hatagira umuntu tugwaho akadutwara humura nta watwinjirira kenyenge musa kubize hano hari abababiloni bapfa ku isi yitabira mupango ahubwo nyine musaza ndashaka kuzakugurira umucupa ngushimira kuko wamfashije kuba umugabo wabaye umugabo rero cyane rwose ubu ngubu iyo ndi mu bandi bajama ntawumenyera kuko narakamiri ibyuki ndabyegereza nkabikaraga kuri stage niyo maze gufata ku muti imeze neza ninyabya geto z'amashuri nkakora kasi kose nshinzwe ubu ntawakongera kunyita cy'abakobwa ahubwo mu minsi iri imbere ndaba ndi umuzibuzi wa danje yewe ibyo bigo byose ari ibyawe kuko n'ubu usigaye uri umuntu w'umugabo kabisa komereza ahubwo nta mpamvu yo kuba ikiguhari kandi uturuka mu muryango wifite ariko nyine mani ku masomo nsigaye ndaburiza bikaze hari ubwo mwarimu nyine yinjira ndi horo cyangwa nasohotse nagiye gushakaho n'itsimba ngo mfate kuri boro nyine ubwo urumva ibyo avuze sinashona ahubwo nyine viye noneho sinzamukira wallahi ndumva nta cyizere cyo gutsinda ikizamini cya leta mfite kabisa apo burya nturakura wambeshyaga ibyo gutsindwa se ko nabitinya nkanjye uvuga mu batindi we ko bafite ubushobozi bwo kukwishyurira ikigo cyose washaka cyangwa niyo utakomeza kwiga ntabwo wabura imibereho guhangayikishijwe n'ikigo ariko uzi ko ari byo mani nta mpamvu yo guhora kuri stage nzajya nkora ibyo nshoboye ubwo ikizaba nzacyakira nta kundi ubundi si wazashaka uko ncamora mera amahumbi menshi nkicira ishema ariko urazi nungutse inama itari agakecuru nibanze naho byinshi nzabibeta nigendere abantu ntawe life itaba ni nk'uko kabisa ntukemere ko bagukinagaza uri umuntu w'umugabo ubu nawe wakwibeshaho reka ahubwo rero njye mu kazi turi kumwe turaza kuvugana sibyo sawa wanjye mama wisizeho amavuta ko numva ari guhumura nabi ejya hirya rwose umwuka wawe uranyishe ugize uti iki muko
ko ntigeze mpindura amavuta se mbere hose ko ataguhumuriraga nabi ubu none ufashwe n'ibiki imyitwarire usigaranye iri kunshisha Dina icyo kirutse uramukanya se cyo simbizi mama reka nyine kwiryamira ndumva mfite isereri garuka hano vuba se ngo ufite isereri urarwaye se ubundi se uraryama utariye kandi ubona byatunganye reka nta gitoki nshaka kumana komera ugora akundaga igitoki se ni impamvu kitagishaka ariko ubwo ntutwite muko ubwo ntutwite simbizi mama ndumva nyine nazi ukomeza ariko akanakumiro rwose ubu koko wabuze iki hano cyatumye wishora mu ngeso mbi koko ukiri umwana urabona utansebeje ariko windenganya mama njye nakwikije inama nyiramana yangiriye ngo nyiramana uravuga ko agakobwa k'akagoryi kabaga ahangaha se niko si ngo yakugiriye inama ki ubundi se wamugishaga inama njye sinari mpari ko nakwegeraga nshaka kugira icyo nkubaze se ukanyirukana ngo uri kwirebera filime singusakurize ubundi ukambwira ngo urananiwe nari kubigenza gute none yakubwiye ko wabigenza gute nyine nabonaga umubiri wanjye uri guhinduka nkabona nazi ibiri kumbaho bintera ubwoba namubaje ibyo ari byo rero ambwira ko ari uburwayi ko umuntu abukiriye abonanye n'umugabo cyangwa umusore muranyumvira iyo njiji ngo uranshukira umwana di none kamaze kubona kakuroshye mu ngenga gahita kansezera igitara kanya ko gatsindwa umukobwa w'umugome we arabeshya ariko agenge ariko nyine ubanza atarambeshye cyane none se ko bitongeye kumbaho ubwo urumva cece kanza mu maso wagashwiwe sike ubu kuko ibi bintu ndagifatamo nte koko unkorera isoni gusa nta kindi ni wowe wabiteye mama iyo mu mwanya nkakubaza ukampa ibisobanuro bikwiye simba naraguye mu mutego nk'uyu ni wowe nyirabayazana y'ibyambayeho byose uri umubyeyi mubi ndakwanga genda wagashwiwe Karame amakuru kise sha mwana yiyo mu mujyi ni meza ariko ndingiza nkana pe biragaragara rwose ko ari meza amezi abiri ashize mpavuye ndabona warabyibushye yewe reka ibyo kwa nyirabihoye noneho byaradogereye nabonye na wa mukobwa wasigaye yiri baciragura ubundi kimuhumure cyose agahita aruka mbese ntiwareba ibyo byo nari mbizi guteze ubwo twaherukaga kuganira nkiriyo narabiketse ko yaba yarasamye nicyo cyatumye mpita nsezera kugira ngo mabuja atazamvumbura nyine sha ejo bundi numvise dinabwira nyina ukuntu ngo wamushutse numva ndumiwe wese mabuja mupfiki uzi ko uturushye we umva sha umwanzi wawe niwo mwanzi wanjye nyuma rero kumenya uburyo yaguhemukiye sinari kwicara gusa nakumvaga gushaka uburyo nagufasha kumwihumuraho birumvikana ubwo rero nabonye uwo mukobwa waje kungisha inama mbona ko ari amahirwe anyizaniye kandi ko ntagomba kuyapfusha ubusa none rero nakoze iyo bwabaga none ndumva umuti warakoze kabisa rwose uri umuntu w'umugabo ariko disi ndumva mfite amatsiko yo kumubona yamanjiriwe nawe yabuze uko yifata na ya myiryo ye ubu se yihenuraga kuri marume atazi ko nyina wundi abyara umuhungu ayinya mureke nawe azabona di nakunda akeka yaratangiye gusogongera ku ngaruka z'ubuhemu bwe ibyo ahubwo nanjye reka ngire nshaka ko navayo batarantahura ubu siri mu duki hano ntubizi se ko ntayinjije ntabwo nicaye ubusa ubu natangiye kwiga imyuga nk'uko twabisezeranye ahubwo nawe yanzu yawe nabonye yaruzuye we ahubwo se karangwa ari hehe ko nanamugoye ko nza tukajyana hirya ahangaha ko ejo nzahita nsubira mu kazi ntarikura ariko mu kanya yahoze aha ushobora gusanga yerekeje uw'amahoro kuko niwe bari bari kumwaho mu nzu ariko uriya nawe ibye n'uw'amahoro ntibizoroha rwose yewe ngo nuko yanga kugutanga da naho ubundi rwose aba aravanye ikibazo mu nzira ahubwo nyine ntawe ureba uko wakwigenza ureke gukomeza gutambamira murumuna wawe yewe byari byo nyine ariko reka mbanze ndangize ibyo natangiye sinatekana ngo ntimaze ntarabona nyirabihoye huriye arira yo kwareka nk'ayo yandijire sha ibyo nimbigeraho nanjye nibwo nzitekerezaho ubu ndacyahuze Imana ishimuje nagushakaga cyane ahubwo nari ndi hafi kuza kukureba nta mahoro se yewe amahoro yo ntayo rwose ubu ko ndeba ukuntu nashobewe reka nicare maze umbwire banza ukinga urwo rugi hatagira undi utwumva ariko rero nubwo mbona usa n'uhangayitse nanjye hari impamvu itumye nza kukureba kandi ikomeye nari nkuzaniye twa dufaranga twari twasigaye kandi rwose warakoze cyane ariko nyine ntagira ngo nanakubwire witonde rwose witondere aho utuye
bashobora kuba bagufitiye ishyari cyane. kuki uvuze gutyo? yewe amagambo baba bavuga arabigaragaza ko batakwishimiye pe. reba nk'uriya mugore ngo ni Mukarugwiza, we rwose abonye nuko kwikiza ntiyazuyaza nkurikijwe namwumvise. ariko se noneho ibyo ngibyo uvuga wabikuye hehe? dore ejo bundi nagize nyankubitana nawe mu nzira nigendera, aba arantangiriye aratangira ngo nzaguhane ngo kuko abona utitwara neza, ngo nibita ku rugo rwawe, ngo uburere bw'abana buharira abakozi, ibintu byinshi n'andi magambo menshi cyane agaragaza ko kwanga. ato niba ari uwo ndamumenyereye kuko nanjye yanteye iwanjye mu rugo akaza kumbwira amahomvu. ati iki? icyakora noneho amenye ibyambayeho sinamukira, isi yaba imbonye pe. n'ibiki byakubayeho se? sha Mukamuri, umukobwa wanjye aratwite, tugatsinzwe n'Imana. ubu nayo uko mbyifatamo. yesa kandi Fabian nawe rwose abambwira ngo sinita ku burere bw'abana. ubu noneho namenye iby'umukobwa we sinzi icyo mubeshya. bikira Mariya nyiri mu wewe ceceka ishyano ryangwiriye. ibyo noneho byaje bite mu gacwa? umwana w'imyaka 14 ngo aratwite. byihorere nyiramwiza gira vuba bikiri mu maguru mashya kuko bimenyekanye byaba ari ikibazo gikomeye cyane. none se ubwo urambwira ngo mbigire nde? umva mbese ubupfu bwe ubwo se numva icyo nshaka kuvuga. umva shaka uko yava mu bitaramenyekana. ayiwe ute gukuramo inda Mukamuri? none ubwo umwana wanjye nta ngaruka byamugiraho? ingaruka kisi ngaho noneho tegereza Rwanda rwose rubimenye, isi kote n'umugabo wawe byumve maze usenye. oya none sinshaka ko bigeraho. hitamo rero igikwiye. yewe ubu rero ubwo ndeba ubusinzi nuko bikorwa, nta n'umuganga tuziranye cyane wenda ngo mwiyambaze. mfasha rero n'iki inshuti ziberaho. ndagufasha humura. umwana ejo uzamunzanire nzakwereka uko tuzabigenza. niko bayevu ababezwa nabo rero barenga bazadukuramo amafaranga. bari kusoma niko se Fabia ndakumva rwose ni amahoro ko ntarenga uherutse ze. yewe sinkubeshya amahoro yo nayo rwose pe maze iminsi ntwari zijya mu ntara rimwe na rimwe nkararayo. urumva rero ko ntawe wari kumbona. yahangane rwose ndumva warahuritse ariko nta kazi. oya ndagakora uretse ko ari gusa nanjye nubwo nkubwira ko naguherutse nanjye nsa n'utabinoda. wabagaheze kandi hari ikibanza tumaze iminsi dukoreraho kiri kure, atahaga nka rimwe mu cyumweru. ndabyumva yewe nawe ntuboneka koko. hanyuma se ndakumva andi makuru. amakuru se dutegereje kumigisa kuri cya gitekerezo cyanjye ko ndaheba kimwe cyo korora inkoko. ubu urabivuganaho na madamu wawe? rero bayavuye sinkubeshye, sinzi rwose uko byandenzeho. ahari nuko tutanaherukanaga, ariko nyine Nyiramwiza yarabyanze da. yarabyanze rwose, yarashwishwirije burundu ngo ntabwo yakira umwanda w'izo nkoko, ngo ntiyajya abona umwanya wo kwirirwa arwana n'imishwi. mbese nagerageje no kumubwira ko ubwo afite akazi kenshi njye nzajya nikurikirana iby'aya matungo ayo ngayo nyine twendaga kurora, ariko aransembera burundu ngo nta mafaranga yamo. uranyumvira? numva bitoroshye. yewe jya urekera gusa nanjye nabonye utanshubije numva ko byanze mpitamo gushaka uburyo nabikora njyenyine. burya njye ntabwo njya mpfa kurambika umushizi n'uyu uyasa. ubu rero ndi gushaka uburyo nazubaka akazu gato mu gikari, nkazana imishwi mike nkabanza nkagerageza, nabona bigenze neza nkabona kujya nabikora mu buryo bwagutse. nibyo ubundi madamu wanjye bari mu rugo hazajya bikurikirana. hanyuma se uwawe nibura yisubiyeho? oye urasetsa rwose, yisubiraho byahebye ukajya. nari nzi ko uwo mushinga nukunda nzava mu bushoferi nkawukurikirana nyine
kuko inkoko zari kuba ziri mu rugo iwanjye nkabona uko nkurikirana n'abana banjye ariko niyo maherezo nzakavaho urumva nzakavaho rwose bayavu ukavaho uwande uriya mugore avuga ko aba afite akazi kenshi none nyugira gake ngiye guhugukira uburere bw'abana banjye nyemenye n'ibibera mu rugo rwanjye naho ubundi mbona naba ndi kubara nabi sikubeshye pe abana ntibabura nyina ngo nanjye se ubabyara bambure ubwo numva bazakora bameze bate koko batarigeze urukundo rwa kibyeyi uwo mwanzuro rero gereka ufashe ufite ikintu ukora none nabigenza neza pe hano nabikora iki kintu rwose ubundi uburere bw'abana bureba ababyeyi bombi urakizi iyo umwe atabashije kuboneka kubera imirimo myinshi cyangwa akabakora ataba mu rugo ufite umwanya cyangwa uri kumwe n'abo banagerageza kuziba icyo cyuho kugira ngo abana nyine batumva ko batereramo ariko se nanone uretse akazi umugore wajya umusabiriza rimwe na rimwe abana bakicwa n'inzara ubwo byo byacamo se bayavu sinkubeshye icyo uvuze nanjye narwanye n'umutima nyibazaho nyiburira igisubizo shaka akazi kegereye ariko nanone ndabona nta kundi bikwiye kumera reka maremo iri cupa ntahe nsanga abana ubwo nzatekereza ku byo umbwiye ndiba umwanzuro wo gufata amagana injira wiriwe nyiramwiye hiriwe wodi nkubonye nagushakaga wa mugome we mvare nakugeze nese kandi kunyuka inabi kandi nzi ko tudaherukana twari kubonana dutese nyine ko wamaze kumpemukira ugahita uncikaho ntacyo ariko gakigira gukiguye urashyize ungarutse mu maso ese noneho wabaye iki ubwo ntiwabuze uwakunteranyijeho dore ko wumva amabwire kubi oya ntawakunteranijeho mukamuri ntawakunteranijeho noneho se ni iki ubwo kurabona ibyo wankoreye bikwiriye nawe nafataga nk'umuvandimwe wanjye utinya ukunyangiriza umwana kuriya koko kugeza n'ubu sindasobanukirwa icyo ushaka kuvuga pe umwana we namugize nta have sigaho kwigiza nkana muko have we nkoherereza umwana ngo umfashe nurangiza wanyohereje umwana ngo mukuremo inda ndabikora uranshinja iki none se ko nari nkubwiye ngo umuvanemo urusoro nigeze nkubwira ko nshaka ko umukuramo nyababyeyi wa mugome we ugeze ngo iki nyiramwiye none se vuga rwose ntabwo ibyo wakoze wabikoze nabi nyababyeyi y'umwana wanjye irangirika bikomeye nuko mujyanye kwa muganga basanga nta kindi bakora bahitamo kuyimukuramo ubwo nta kuzukuru umutezeho ayiwe ihangane ni ukuri ceceka se wa mugome we mubi ubu se kunyihanganisha urumva byasa nibyo wangije ariko urabizi nyiramwiye ntukomeze kuntuka urabizi sinize kubyaza nanjye gukubyaza nakoze ibyo nshoboye niba harabaye impanuka rero ntukwiye kubimpora sinabishakaga rero shinguka hose nyine kagiye gakora ibyo kazize ntarako gasa utantuka nyiramwiye utantuka rwose urumva byose ni amakosa yawe iyo uza kureba umukobwa wawe neza ntabwo yari gutwara iyo nda n'ibyo bibazo byose ntibiba byarabaye umva mbese ko karanyishima hejuru nyuma yo kumemukira sha ntacyo nawe sinzaburaho ngo ufatire ufata se unkoresha iki cyangwa ubundi wowe uriya wawe azatinda kwitwara kutaba wamuhaye ibigezweho nk'iby'abandi bana b'urungano rwe se hazabura ababimuha bakamurabura twumvikane utantegera umwana iminsi wowe se kutunze ibya mirenge wowe yayitwaye yabuze iki yabuze ikira ahubwo yari yaranatinze kuyitwara kutamwita hose ngo bamuguriye dukina na filime da sohokera mu biro mukamuri sohokera mu biro genda urampemukiye ariko nawe ntuzabura undi uguhemukira umva di wibuke ko nawe usekana umukobwa ahetse umukobwa urabyumva ntago nshaka kwihisha cyane ngo ndeke kukwereka imyitwarire yanjye ntago ari
ibintu byadanje ikinyarwanda cyanjye yes umuhanzi twungutse ndabona ku muziki rero utoroshye pe reka shumi mba ngira ngo ndebe ko nakwibagirwa imikasire y'isi y'ingoma tu ariko ntugatere imana agahinda wa mwana we ubugome bw'iyisi ubusite kandi ukiri mutoya ukaba utarahemukirwa ndetse n'imana ikaba yaraguhaye kuvukira mu rugo rwifite nk'urw'iwanyu wabuze iki koko wapi mani naraburije gusa ubwo nkubonye wenda uramfasha tu ngo ameze bite se mani hari inkangu yanyiziritseho yantesheje umutwe mbese ubu sinzi ukuntu ndi buyiyobe mani ese ni ibyo bapu hako nta kabazo toto ujye umuca amazi mani azagera aho ubone ko utamwitayeho arekera kukwihambiraho urumva ntabwo byoroshye nk'uko bitekereza niga waraye ngenda asumbirijwe none se ngo bikomeye bite mani mbwira neza numva ariko se mani ubwo we ntushona kweri nyine n'akana najyaga mbeshya ko nkakunda nyine twajyaga tuganira ukuntu kwaje none karambwiye ngo nagateye ubu rero byancanze ubu wateye inda kurangaho mwana umuntu nk'umugabo ntureba se ahubwo ariko se mani karyebeje urumva hava ariko sinkarire ngo nawe ndirimbire nega usa urabona isi itambonye mani ntugatinye ubusa ariko ikemeza ko sindari yawe ni ikihe umukobwa uzamukuzeho azajya gushakwa yimuteye hoya mani sinamwihakana kuko ninjye wa mbere niba atari nanjye njyenyine umunsi umva mani uri muto nturakora wenda ngo uzamugira umugore urumva nta n'akazi ufite ngo uzajya umuhindeze ya buri kwezi urumva inama nakugira rero ni ebyiri ugomba guhitamo imwe ikunogeye iya mbere uzamwihakane yirwarize urumva iya kabiri uzashaka amafaranga umuhaye ujye kuyikuramo ubwo kuyikuramo ntibyansaba menshi mani ntayakoreye koko ibifaranga byose bamubwiye biba biri mu kabati k'igitanda cy'iwanyu se urumva wabura amafaranga gute uzatereho make ntawe uzabimenya nkunda ko ikibazo cyose uba ugifitiye igisubizo shamani urarenze muhanda reka ngufata nka murumuna wanjye niyo mpamvu ngomba kukwita nkakugira inama nyinshi nyiramwi inzira igera hano yeretswe nande di nsanzwe nyiza ariko ahubwo nyine ni uko tambuka wicare ntakubeshya urantunguye rwose nta mahoro se ko utari usanzwe unsura nanjye kuva wambwira ko utankeneye mu rugo rwawe nahisemo guhina akarenge da yewe ntukumbabarira ni ukuri kutabasura si urwango ahubwo ni ukubura akanya kubera akazi naho cyagiye nuko nari niriwe nabi nyine abakozi bari bantesheje umutwe wasanze ntameze neza cyane ese none se ibibazo byo mu kazi ubizana mu rugo gute ndabyumva ubwo n'abana na se uwo munsi nta n'uwo wabwiye mwiriwe abakozi b'ubwo warabakasuye amara burya nyuma nagiye ntekereza kuza kugusaba imbabazi ariko nkumva utari buzime gusa umutima wakomezaga unyereka ko ndi mu makosa ngo kwiyemeza rero kuza umbabarire rwose mugenzi wanjye sinakwitwayeho neza kandi wari uje unsanga uzanywe n'ineza ariko niki cyakubayeho cyatumye uca bugufi gutyo nyiramwe njye n'ubu sindabyiyumvisha rwose wowe nyiramwiza nzi gusaba imbabazi nyine mu by'ukuri nakurebye mbese nyine kuvuga urya indimi se bigenze biti uyu mubyeyi w'abandi namenya afashwe n'ibiki mwuka byaramo nyine ndabizi mu minsi ishize nakwitwayeho nabi nkubwira nabi ndetse rwose nkwirukana iwanjye kandi nyamara ibyo wambwiraga naje gusanga byari ukuri n'impungenge zawe zari zifite ishingiro ubwo ntihabuze n'undi uri kubwira ko atari njyenyine wabibonaga se imana ishimwe niba waragenzuye nawe ukibonera ko ntakubeshyaga yewe nabonye n'ibirenze ibyo wambwiraga ndicuza impamvu ntaguteze amatwi cyagiye wenda mba narakumiriye amahane ataraba none amazi yamaze kurenga inkombe nyabo nikoze ibyo ni ibiki noneho ko numva nk'uyu mutima utamahano yaraguye amazi yarenze inkombe byagenze bite yewe nakumira rwose byambayeho ntibikabe kuba nkunda ariko se ni ibiki kutambwira banza umbwire niba wambabariye nakubabariye nyiramwe nta kibazo rwose ngaho mbwira ikikugenza kuko imbabazi zo ndabibona ko ari urwitwazo nyine hari ubufasha buto nashakaga kugusaba ubufasha gusa niba ufasha cyo nkeneye ihora ngaho mbwira numve niba nabishobora nta kigoye kirimo rwose
nyine hari ikibazo cyavutse iwanjye none umukobwa wanjye dina yarandakariye cyane ubu ntashobora no kumvugisha none rwose umfasha urebe uko wamwurura mbese ukamwumvisha ko nta mutima mubi umufitiye ko ibyabaye byose byari impanuka mfasha rwose umwana wanjye angarurira agatima ndabizi wowe arakumva kuko aragukunda cyane ndakeka hari kubanza ukansobanurira uko ikibazo giteye nyine nkazabona aho mpera nganiriza dina ndabikubwira ntacyo nguhisha gusa nyine umbabarire kuko nakoze amafuta akomeye ariko nanjye ntiyari iki nari nsumbirijwe ese ko ndeba utanywa sharura uwo rwose uyimare bakongera ndi ariko rwose n'ubu sinumva impamvu yewe njye rurangwa kwicarana na bosi mu kabari tugasangira inzoga kandi urumva ari igitangaza se igitangaza pe oya sha reka iyo umenya ko ndi umukoresha mwiza ariko uri bosi nta kibazo rwose unywe urumva se murabifata gute koko maze rega igihe kinini wanjye kandi ukora akazi neza ubu rero sinyigufata nk'umukozi nibyo se ahubwo buri uri nk'umuhungu wanjye nibyo urumva niyo mpamvu ngomba kukugurira rero ukanywa rwose wisanzure rwose nta kibazo mukanyerega barazana n'akaburushete dusangira nibyo ntunyishishe rwose yewe ntibisanzwe rwose ndumva nsa nk'uri mu nzozi urumva rero reka nkubwire urumva shaka doho ndakumva bose njye buriya nkunda umugabo ntacyo amaye nawe rwose burya ndakwemera buriya se uranyemera bose umukozi mwiza buriya mbona witwara nk'umuntu w'umugabo nibyo se uri nka kiriya kigoryi cyanjye ngo ni kirisi kwiga byarakinaniye nicyo gifunga ishuri kandi kitaba cyaburaye cyangwa ngo kibwirirwe nta n'icyo kiba cyabuze mu rugo wese n'ubizi ntumuvuge nabi buriya rwose ni mu muganiza azisubiraho ajye yiga neza bitsinde ese bundi shaka kutanywa sha inywa ndega bakuzanire ndagira ngo zidashira vuba uyanywa ahombya mfite bose amafaranga jyewe rwose nta kibazo reka nongere hamwe noneho banyongere naho rero buriya kuri buriya muhungu wanjye ubona atitwara nk'ikirara wowe iyo umwitegereje singanira nawe kenshi ariko hari amagambo avuga nkagira ngo yasaze cyangwa yasinze oya paturo rwose ntabwo Chris yasinda kuko njye ndamubona nk'inzoga rwose ahubwo ni nk'ibyo mva n'abana bigana cyangwa bagendana nabo akaba yabivuga reka rero noneho we ndabona kunywa byakunaniye ariko ndanywa bose n'inywere nishirira inyota bose murabona nanywa koko oya ahubwo ndabona kanashizemo enda zana izindi nzoga hano sha zana rwose tuzanire ikorura nanjye gashizemo ntibanyongeremo oya nywa ushira inyota ntugire ikibazo njye nakubwiye ngo Fabiyani amafaranga iwanjye si ikibuze wowe nywa rero ushira inyota gutomera rwose ushira inyota ariko pataro uzi ko Chris ari Babylone koko ni idage pe umuginga aratenyuka akakubwira ibigambo byose abanye ariko uzi ko ntazongera kumuzanira agatabi ko ku mugongo we ngo ntamani ubwo ariko gatuma atayanja nanyweye ntaseze rwose ibibazo ntitubihuje njyewe rurangwa ariko ntabwo mwandenganye inywa ariko wowe ushira inyota ndanywa bose ngirwa ruginga rurumbo gisendonywa yawe senywa n'itaba ahubwo nyine barantuma nanjye nkabatumikira jiwe kumbe sarare ndi makeya navanze bye narikere mfite umujinya nanyweye ntaseze none se reka nkubaze ndakumva wowe iyo bagutumye uhahira he ese ubundi amafaranga Chris yakubara nyibwirira
nanyweye nasinze yabaguye n'izindi wowe ntumenesha amabanga musaza yase kandi ntabwo ari gukumenesha amabanga icyakora unguriye iyi nzoga nakubwira ariko umbabarire ntuzamubwire ko nabikubwiye musaza wowe rero umfasha wazatuma atongera kumpyetesha wowe ntugire ikibazo inzoga zirahari ndakugurira rwose ushira inyota ahubwo zereka noneho baguhindurire bakuzanire akandi kari kerise ako ngako unywa ukaritse niba wiguhe rwose nta kibazo uyu munsi ndashaka kunezerwa urumva bose ibibazo ntitubihuje nta kibazo warahura akazi musaza keza ugira ngo ndorohe erega uri umukire buriya mu kabati k'igitanda cyawe haba harimo urufito rwose rutobotse niyo mpamvu Chris afataho ntimushane banyongoje ngo ninywe kamwe kandi nzi ko rimwe ryishe umugabo ikibi cyabo ntibanywa rimwe bafatiyeho nanjye ndi umuhanzi bose uzangurire gitari ese nuko byifashe noneho umva tuza ariko ndakumva musaza ugera wowe usomeho ucurure rwose bazane n'izindi fagitire se kari iyanjye fagitire ni iyanjye rwose nanyweye nasinze nta makuru se ni meza mare none se kutari uherutse gusura marene wawe ntuzi se ko nari ndi mu bizami nabaga ku ishuri nkiyuhagira ngahita njya mu nzu gusubiramo amasomo yewe no muri weekend papa ntiyemeraga ko njya hano hanze kamontana azanye igihembwe gishize ntiyamushimishije iki gihembwe ashaka ko nzaza muri 5 ba mbere wumva se maze niwe usigaye umfasha gusubiramo amasomo nawe ararirara akaryama nka 5 z'ijoro yewe ndumva yaragufatiye ibyemezo bikaze rwose urabivuga se urabizi ubu sinyireba filime ntiyatuma hagira n'icyo bantuma wenda kuri botike kugira ngo nyine uzatsinde unashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyandangaza ni ukwiga nta guhumeka ubu kuba mbashije gutarabuka nuko ibizamini byarangiye ariko Fabienne ni umubyeyi mwiza rwose ni ngombwa gukurikirana umwana akamurinda kurangara n'ubundi papa twitaho si nka mama wubona ibyacu bitamufasheho ataha yigira muri filime niyo atagiye ku kazi niyirirwa mu rugo aba yagiye he aba yagiye kwisukisha ubundi yagiye gusura abagore b'inshuti ze iziko kuva tukiri bato nigeze mbona mu maduca inzara cyangwa twoze mu matwi byose twabikorerwaga n'umukozi wo mu rugo niwe wamenyaga ko imyenda yacu imeshe cyangwa iteye ipasi akabitera n'ibipesi ku mashati igihe byacitseho mama wagira ngo ntituri abana be rwose oya ntukavuge gutyo Dina mama wanyu nawe arabakunda nuko aba yagiye ku kazi agataha ananiwe kandi abazi ko umukozi wanyu yabakoreye iby'ingenzi byose ubu ndetse mumaze no kuba bakuri byinshi muzajya mubyikorera wowe buri gihe uvugira mama kandi urabizi neza ko ari umunyamafuti buriya cyagene narasinye ko nazongera no kumuvugisha ndetse nashaka no kumuteza papa nubwo papa atagira amahane ariko iyo mubwira uko byagenze yari kumukubita cyangwa kumwirukana bikarangira ariko nawe ubika inzika n'ubu uracyatekereza kuri ibyo byarangiye sinakubwiye ko mama watakwanga kandi kumuteje papa wagatuma bashwana nawe byakugiraho ingaruka ko ari wambeshye se ko wamubabariye kuki ukivuga ngo ntakwitaho naramubabariye yego ariko n'undi muntu atarahindutse pe kuki bigarukaho se nta mwanya duhange na Chris natuganiriza ntacyo twamubaza ku byo tuba tudasobanukiwe ngo akitubwire njye nayobewe rwose uko ateye ariko rero na papa mbona nta mwanya muhada kandi ntukajya uvuga ibyo utazi Dina ubwo uvuga gute ko mama wadaha papa wawe umwanya ntuzongere kubivuga hatazagira n'undi ukumva urumva Dina nyamara ibyo mvuga ndabizi sindabona na rimwe yamutekeye cyangwa nibura ngo amuterere ipasi byose bikorwa n'umukozi w'umuhungu iyo nta mukozi dufite mama ashaka umuntu ahemba ku munsi akaza akamesa agakoropa agatera n'ipasi none se Dina ntaba yamwishyuye nyine uzi ko n'amazi yo gukaraba atajya yamushyuhiriza umukozi niwe uyashyushya akanajyana mu rwiyuhagiriro niba ari ubunebwe niba ari ugukira simbizi mama iyo atari muri filime aba ari kuri chat njye narumiwe pe ariko uritegereza wa mukobwa we
ubwo ibyo byose wafashe igihe kingana iki cyo kubireba gusa nyine ntukabitindeho sibyo Dina umuntu wese agira uko abaho niba ubona ko mama wateye atari byiza wowe ntuzamwigane sibyo mwana we yewe aho kuba umugore umeze nka mama nakubera umubikira uko njye ntibanyemera gukorana n'ababyeyi nyigira nakomeza nkibera umukobwa bikagira inzira ushe nawe ntukavuge nabi none se ndabeshya kubyara abana zose byo bimaze iki uzi ko njya nifuza n'iminota 10 yo kwicarana mama ngo tuganire nkayibura 10 yewe ahubwo njye nzagenza twiganirire wenda ubwo wowe nta kazi kenshi ugira nka mama nzagenza unega amatwi namfashe gusobanukirwa ibyo mba nasobanukiwe uzaduza rwose Nyagasani mbabarire. Ese papa Kiri uyu munsi nujya ku kazi ko watinze kubyuka nishaka sinkajyaho ubundi se suko uvunikira ubusa uvunikira ubusa se kuko habaye iki byo kujya ku kazi uvana ubonebwa aho ngaho nubwo ushoferi bwinjiza make ariko ntacyo nayo wayazana kandi narabivuze ko inzoga ugunda zizagukoraho waraye wanyoye wasinze none no kweguka byakunaniye nyise umusinzi none ko ndeba utangiye gushaka gusiba akazi se umunsi bakakwirukanyeho uzajya unywera yo ukuye hehe uramenye utazantegera izo ntoki zawe nta mafaranga yo kunywera nzajya ngo maze agasuzugura ugira niko kagukururira ibibazo iteka iri rirundeke njye se mfite ibihe bibazo kuzi uko wikura mu isoni hanyuma se we ntujya ku kazi nako uri ikizigenza amaye unasibye ntawagukurikirana njye sinjya nica akazi nkana ariko impamvu uyu munsi ntari bukajyeho nuko nta muntu mfite wo gusigara ku rugo Rurangwa yazindutse yigendera Rurangwa yazindutse yigendera ese kuki abakozi bawe bose bagenda bagutunguye Nyiramana nawe suko yagiye nyine baba bahaza ifiriti n'inyama none se wabuze umwana utabyaye kugenda yabishatse ariko ubwo cyo wabanje gutekereza nakubwo bo nta ruswa baguhaye nta kibazo kugenda ko kwagutera kuko ntangaro nabayiguhaye bose ntimwarambanye ngo ruswa ibya ruswa bizanye ute papa Kiri ko wikanze ni bande se bampaye ruswa ntiturambane ubundi se ngewe ukunzi ndya ruswa niko nkubaze amafaranga muzehe nkuranga yaguhaye mu myaka 13 ishize se ntiyari ruswa ngo nde ibyo uvuga ni biki papa Kiri ntago wumvishe sibyo nkubwiye sigaho kujijisha se byose nabimenye urumva ubu se wiyibagije ko buri mubyeyi yagombaga kuguha 30 kugira ngo umwana we ajye ku rutonde rw'abishyurirwa amafaranga y'ishuri n'umushinga ndacyakubaza wiyibagije se ko hari n'abayaguhaye ntubakorera ibyo mwavuganye ko ndeba utunguye se uri kwibaza uko namenye ibyo byose byose ni ibiki noneho koko ariko se ubwo wabikuye koko nakumenyeshaga ko nta cyakoreye munsi y'ijuru gihora gihishwe umva ngo nuhendeye nyina mu nkeka byatinda byatebuka amaherezo kiramenyekana rwose papa Kiri rwose mbabarira ni ukuri ndakwinginze mbabarira utangiye kujya rero muri mbabarira imbabazi uzisaba abana b'abandi bavukisha amahirwe yo kwiga kandi ukarya no twakabasunze uranyumva imbabazi uzisaba abana bawe bagezweho n'ingaruka z'ubuhemu bwawe ushatse kuvuga iki ubwo ushatse kuvuga iki ntega amatwi Rurangwa ni umuhungu wa Nkuranga yabawe urabyumva ndetse namenye ko Nyiramana nawe avukana na Rurangwa mu miryango bose baje gukora muri uru rugo rero bagambiriye kwihorera ntibishoboka yewe buretse koko Rurangwa na Nyiramana twabakoreshaga bavukana tutabizi ntabyo wamenye nyine ko nta n'agasanira na gato se bafitanye n'agasanira Rurangwa yari muremure akanabigikara naho Nyiramana yari inzo bakaba na mugufi indi byara mweru na muhima nyine ntubizi ubu se Dina na Chris ubona basa nuko Chris asa nawe Dina agasa nanjye nuko rero n'abariya ntibasaga ariko se Nyiramwe waterwaga n'iki guhemukira abana b'abandi koko ubu abana banjye ntibari kwishyura ubugome bwawe ibyo nakoze byo nabiterwaga n'inyota y'amafaranga nyine warayishize rero numvaga nshaka gukoresha umwanya nari ndimo kugira ngo nkire vuba abana bacu se ngo bari kwishyura ibiki babaye iki itonde se di nabimenye byose niko ubu se Dina ntiyashutswe na Nyiramana Rurangwa se ntiyahinduye Chris umunyatabi w'umusinzi umubwira ngo wite ku burere bw'abana bawe ukigira ntibindebe ukigira ingana ngo Chris umunyatabi wibeshyera umwana wanjye rwose ntatabanywa na rimwe nduva ari munukaho rwose umubeshye maze ahubera umupfafa byose ubihakana utazi n'ibyo uvuga Nyiramana se yagiye atari uko abonye Dina atwite yanga ko umenya ko ari wowe wamushutse
ubu se nkubwira uburyo umwana yakwanze ukajya kwinginga umuturanyi ngo aza mugusabira imbabazi byose ubimisha nkaho ntari se ayiwe mbabarira papa Claire numvaga byandenze nkabura aho mpera mbikubwira ko se abo banyagwa kuki bahemukiye abana banjye kuko atari wowe ko batari bazi iyo biva niyo bijya ntibifite inkomoko kuri wowe se ahubwo se ni gute bari bakibitse inzika nyuma y'imyaka 13 yose kuko mana we umva ndakubwiye ngo wikwibaza ubusa ingaruka z'icyaha zigera no kubagukomokaho nyine niyo mpamvu umuntu aba akwiye kwirinda guhemuka uranyumva ikindi ukwiye kumenya igihe mugikurwaho no gusaba imbabazi byaba ngombwa ukariha ibyangijwe n'ubuhemu bwawe naho ubundi niyo hashira imyaka myinshi nta wakwibagirwa ko yahemukiwe kuko inzigo ntisaza muri uyu mukino inzigo ntisaza wanditswe na Muhorakeye Viviane mwumvisemo Nyiramwiza mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Fabiani mwakiniwe na Twagirayeze Evariste, Dina mwakiniwe n'uwihanganye Nesira Teta, Chris mwakiniwe na Gihana Brice, Mukarugwiza mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Bayavuge mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Rurangwa mwakiniwe na Sibomane Emmanuel, Nyiramana mwakiniwe na Mugeni Aime, na Mukamurigo mwakiniwe na Karangwa Liliane. Umutoza akaba ari n'abafasha amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. Mugire umugoroba mwiza.